Hano rero noneho tugiye kuvuga ku kintu kijyanye n'ikintu nabonye bavuga ko gisigaye cyabaye icyaha umuntu uzajya yita undi mabuja cyangwa databuja ushobora kumurega. Abantu tuziranye hirya no hino muri ino Kigali murabizi ukuntu twagiye dupfubirana kenshi n'abantu, akaba ari nk'umudozi ugiye kukudodera ati mabuja, akaba ari nk'umuntu ugiye kugutwaza ibintu ati mabuja, umushoferi ati mabuja, umukomvoyeri ati mabuja, umumotari ati mabuja. Waba nyokobuja abantu bose? Donc njye sinanabyumvaga, kandi kutabyumva byumve navuga nti se gute umuntu yumva agomba kunyita mabuja wenda kubera amafaranga 1000 muhaye, nibishaka bibihumbi 100, njyewe ubu ndaguhatse tugiye gukorana ngo uhembe. Ibyo bintu by'ubuja n'ubugaragu n'ubuhake ubizana ute? Abantu bari nyine banyumvishaga ukuntu kubyitaho byaba ari ugutinda ku bintu bitari ngombwa. Ariko se mugwiza nawe reka turanakuzi no kuri chat, bamwe nuko bavuga tuzakanda like, tuzakanda subscribe, wowe reka kuvuga ibyo ngibyo. Kukwita mabuja se bigutwara iki? Ugatangira no kugukaraba akagukora mabuja nta kintu bitwaye. Ubwo niba ari ahantu ugiye guhahira none harabihangishije kuvuga sheri ngwinungurire, sheri ngwinungurire, mabuja umva ibyo twari turimo gupanga byose birahagarara. N'abantu bazaga kunyubakira, n'abantu bazaga kunkorera utundi tuntu dutandukanye, nari narabiyamye kabisa. Ibintu byo kuza unyita mabuja ntago twabyumvikanaga. Hakaba rero ngo hari abagore ngo nyine nk'ubwo yabona umwiyamye agahita avuga ati ese wowe uteye ute kw'abandi, ahubwo yo tutabibise badusarana gute? Tutari wamwita mabuja ntiwarya ku mafaranga ye hanyuma akumva ashimishwe no kumwita mabuja. Okay, ubwo se igituma umwita mabuja niba ari ibyo bicaro ugiye kumuha, abwirwa n'iki ko ejo n'ejo bundi nawe atazakenera abo yita mabuja? Ko bitazaba ngombwa ko iyi si ko ari gatebe gatoki, ejo n'ejo bundi ntabwo yakwisanga mu cyiciro cy'abita abandi ba mabuja, nawe azishimira kubona hari abantu bamukoresha ubwo buhake. Njye ibyo bintu by'amazina ya mabuja databuja numva ubwanjye ibyo bikocamye, kandi nkumva sinagenda ntavuze. Hari abandi bicecekera akabikwita ugahita ukomeza ukigendera ukavuga uti ntacyo bitwaye, ariko abenshi najyaga mpangana nabo kabisa. Kandi wanyita mabuja kugira ngo noneho binakubera isomo muri abangaba b'agenti n'abaki bari baramenye. Nta muntu unyita mabuja mba ngihaye akazi, reka. Ubwo shaka undi ujya gukorera ubuhake utari mugwiza. Bati nawe burimo kuremereza ibintu bitari ngombwa, utabiremereza kuki? Ariko abantu boroshye ibintu mu tuntu, ari utuntu ubona ukumva turoroshye, ariko ntabwo tuba tworoshye nk'uko mubikeka, ntabwo tuba tworoshye nk'uko mubitekereza. Mabuja njye nta ruhare nshobora kugira rwo guhaka umuntu. Ubwo rero mbikuye hehe? Hano hari inyandiko ariko nabibonye n'undi ahantu henshi. Abaturage basabwe kwirinda imvugo zigaragaza ubuhake zirimo kwita abantu mabuja cyangwa databuja, kuko zishobora gufatwa nk'izitsikamira uburenganzira bwa muntu ndetse zikaba zishobora no kuganisha ku byaha. Ubwo hano bazabidusobanurira ukuntu zaganisha ku byaha, ku waziswe se cyangwa ku wazise abandi, simbizi nyine ubwo bazadusobanurira. Ibi byagarutswe mu mahugurwa yagenewe inzego z'umutekano agamije kubafasha kurushaho gusobanukirwa n'uruhare rwabo nk'ishingiro ry'ubutabera mu gihugu no kubibutsa akamaro ko kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Twihuse ati aya mahugurwa turebe hasi. Yagize ati uwitwa ngo ni Elvin Rwamurangwa, umukozi ushinzwe igenzurabikorwa mu muryango RBJ ufasha mu guhuza ubutabera n'abaturage. Rwamurangwa Elvin yavuze ko ku buri munyarwanda afite inshingano zo kwamagana imvugo zose zishobora gupfobya cyangwa gutesha umuntu agaciro. Njye mbona ari uba witesheje agaciro ahubwo. Ariko nanjye umbwiye ko ndi nyokobuja burya nanjye ubonesheje agaciro, kuko ubutumye niyumva nk'umuntu wagucakaje kandi atari ko bimeze. Ngiye kuguhemba, njye ntabwo ngukoresha ubucakara, ntabwo ngukoresha ubuhake. Ati
akenshi inzego z'umutekano nizo zishyira mu bikorwa iby'ubutabera mu biganiro twagiranye twagarutse ku bibangamira uburenganzira bwa muntu harimo n'imvugo zipfobya abantu aho usanga hari abita abandi amazina batesha agaciro nko kubita ikimuga ikiragi cyangwa se imvugo z'ubuhake nka mabuja na databuja ubuja noneho narahagararaga ngatangira gusobanura ubuja ni ibintu bivuze gutya na gutya na gutya tafazara ahubwo wenda wanyita mabukwe sinzi ibiki ubwo nabwo tugaserera ati nta mukobwa wawe ntunze ati nta muhungu wawe utunze umukobwa wanjye mbese umva imana ishimwe ngewe ndashima imana kuba aka kantu rwose barakatekerejeho umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira BTN nawe yashimangiye ko imvugo z'ubuhake n'izindi zipfobya abantu zitari zikwiye gukoreshwa kuko zambura umuntu ubumuntu bwe kandi zishobora kumugiraho ingaruka mu rwego rw'amategeko yagize ati imvugo z'ubuhake ntizikwiye gukoreshwa mu Rwanda ntabwo ubuhake bukiriho kandi uwabugaragaza cyangwa akabushishikariza abandi ashobora guhanwa n'amategeko abaturage bakwiye kumva ko imvugo nk'izi zibangamira uburenganzira bwa muntu umuryango w'abibumbye UN ugizwe n'ibihugu 193 muri byo hatoranywamo 47 bigize akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu ku isi Human Rights Council gakurikirana uko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa mu bihugu bitandukanye gahore gusa ntimubyumvise nizere ko wowe wese uzabona iyi video ukibuka ko twigeze gupfa kino kintu utakimfitiye kundakarira kuko harabona asangaga barandakariye ngo dore cya kigore ukirata ngo none se ngo ntimuri ba mabuja ngo ntimwaduhatse ngo ntimwatwe ngo ntimudukoresha ngo mbese ukumva arabiguhatira yabanje akubwira ko ashaka kumwubaha yabanje kukubwira yuko ari ibyubahiro agufitiye birangira ari kukubwira ngo mwaramuhatse kamubwira uti rero niba wenda wumva unahatswe cyangwa ukaba wumva uri oprese mu buryo bwawe nge ntazi ntabwo ari njyewe kabisa mpa amahoro winyita mabuja simbishaka se kucyo nshakaho serivisi kucyo ushaka kumpa serivisi ukampatira amazina ugomba kunyita ubwo wenda nitugira amahirwe ubuyobozi buzanavuga no ku kintu bita umukecuru n'umusaza Nyarwanda twifitemo ikintu cy'ubucamanza ukibona umuntu mbere na mbere ni uguhita umudekiriva ni uguhita umubwira uwo ari we ni uguhita umusobanura gute hari abo mpura nawe wewe mugwiza we ngo wajya gunyishamo ngo burya nukureshya bibwiwe n'abantu benshi cyane niyo mpamvu wenda bikunda kumfataho nkumva nanakongera nkabisubiramo noneho nkanabisubiramo biba binansekeje kuko nta muntu uhitamo ukuntu azareshya naza hano ku isi twese tubyisangamo niba hari n'ahantu wenda ushobora kuba ubihitiramo ntabwo ngewe ndahamenya cyane ngo none se ngo ubwo ngo mbega ngo burya ngo ni uko nguko ureshya so what undi akaza ngo mukecuru ngo uba wigiyeyo undi ngo muze ngo none se ngo muze urazehekesha umuntu waramugaburira waramubyaye uramwihutisha urusororo ngo musigarireho ngo umuzungure bite byanyu ariko twigarukire kuri aka ngaka ka mabuja njye nishimye cyane kabisa nk'umwana wa sorry imvugo zo ku mihanda ntabwo bizoroha nishimye cyane nk'umwana witumye inzoka mu rugo bamuhaye umuti ibiyoka byahoraga bimuzengereza mu nda noneho ndabizi wari abari buze kumwe ngo navuze ibintu bibi ariko se umuntu ashaka ko tuzatuvuga iki kandi ariko nyine biba bimeze rero ni icyo ngiki nababwiraga ubwo ni ukuvuga ngo byose bizaterwa n'uko bizagenda byumvikana n'inzego zibigizemo uruhare kuko
umuntu guhuruduka hariya ntakuzi, ntazi mu mufuka wawe uko hangana, ushobora no kuba wenda nubwo bwose uje gusa nk'umuha akazi uri inkubiswi. Ariko uzi umuntu kwita mabuja kandi wenda uri inkubiswi, uzi neza yuko nawe hari abo wita mabuja cyangwa se hari abo wakabaye wita mabuja iyo ubaye ubibita. Donc ni ibintu biri aho ngaho nyine bitakagombye. Ntukazajya uza kunyambura ubumuntu bwanjye unyita mabuja. Siniteguye kugira umuntu nkoresha ubucakara, siniteguye kugira umuntu nkoresha uburetwa n'ubuhake. Oya, njyewe ndi umuntu mugenzi wawe, twareshya, nshobora kugukoresha none nawe ukankoresha ejo. Rero simbona impamvu yo kugira ngo uze umbwira ngo urimo uranyubaha ugahita unyita mabuja. Jye ntabwo niteguye gukoresha abantu ubuja. Oya, ubuja nta buja bwaraciwe. Ubuja n'ubugaragu ntabwo bikibaho. Umuntu wese arakora agahembwa amafaranga, agahemberwa icyo yakoze. Nta muntu ukibaho ngo akore akoreshejwe ubuja, ntabwo bibaho. Ndabakunda cyane, ndabashimiye, kandi abashobora kuba bakenera serivisi zacu dutanga zitandukanye ni kuri 0788 35 066 7. Ciao ciao.